umuntu yaje ntanansuhuze basi ntabwo ari ngombwa kumusuhuza ntabwo ari ngombwa cyo twari dufitanye gahunda impeta naguhaye basi irihe iki impeta naguhaye ni ngombwa se yo turi gupfa iki se basi ibyuzi nawe by'ibiki se kandi ushize twapfuye iki se bahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe ndasuje kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza wowe bana natwe umunsi ku wundi reka nshimire wowe wakoze subscribe share na comment ku biganiro byacu by'umwihariko wowe wakoze subscribe wowe utarayikora ndagusaba ko wayikora kugira ngo ujye ubana natwe umunsi ku wundi uyu munsi ndongera kubashimira kuri comment inama n'ibitekerezo byanyu n'ukuri ni ingirakamaro kandi ndabashimira cyane ku nama n'ibitekerezo byanyu ndabashimira cyane rero niyo mpamvu abo tuba twaganiriye bagiye batandukanye inama zanyu zirabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi niyo mpamvu basaba kujya mutanga ibitekerezo ku biganiro tuganira bya buri munsi uyu munsi rero ndi kumwe n'umusore ngira ngo muramuzi ntabwo ari ubwa mbere tumubonye ariko hari haciyeho iminsi tutaganira nawe kubera ubuzima buriya ubuzima hari igihe butuma umuntu abura kubera impamvu ari buze kutuganiriza gusa nk'uko mubizi hari umukobwa bakundana witwa Grace ariko muri iyi minsi ntibameranye neza ayo makuru yo murayafite hari impamvu yuko ngo hari n'umushugamami siko bavuga kandi murabizi rero Elvis n'abo bantu ni ibintu barugeretse Elvis n'abashugamami rwose ngenda byibuka mbere rega ndabyibuka icyo kibazo cyari gihari imbere ubundi none numva cyagarutse ariko mbere na mbere turabyinjiramo amakuru y'iminsi bimeze bite meze fresh nari byose ariko urasa neza umenye byaraje gucamo wapi niko akundi nyene yaje gucamo kabisa wapi bihora byanga imana none se reka nkubaza akantu kamwe yego noneho uwo Grace mupfuye iki kakanya Grace nyene sinzi ikibazo afite mu mutwe muri iyi minsi jewe mperuka mumeze neza urukundo turi kuruhamiza anniversaire yego turakumwana rakuririmbira none uyu munsi kakageso kanze kakageso kujye mu basho oya nagara kuvuga akageso nagara akageso ko giye birabibora nabivuyemo kera ahubwo ni kwa kundi nyina ngo urabizi njewe urabizi ko wajya ngufite amaraso akundwa nyine ni kwa kundi nyine abakobwa baza bansariraho rero Grace babashaka kuba byamunaniye kwihangana nyine birengagije ibyo umuntu wundi waje Grace mwari mubanye muti sha Grace subize ko kundwa tubanye neza mwe byahatari ahako nyine iyo boro yo mukobwa yaje muri iyi minsi ya umukobwa ni umukecuru bivuge neza Nese cyenda bizi ani umukobwa nawe je nabyo nzi nandabona gutyo man mubona gutyo nyine baza anyigerekaho ntazi ibyo ari marakora je nago mbizi sinzi ngo n'umukobwa sinzi ngo n'umama icyonzi cyo nukunga ari umurezi bien ntago muzi so wo mu mama nukumureba mu maso gutyo nta kibazo ndamuzi nisumva mutaziranye nyine tuziranye nyine ngiye mubona gutyo nese namye ngo n'umukobwa cyane n'umugore ko nta bana be ndabona ko nta mubiki ndabona byo nabi urumva Grace kuba yafuwa bidafite ishingiro ufite sheri murakundana amenyanye n'umugore runaka urumva ibyo bitaguhangayikisha nawe uramutse umenye ko Grace yamenyanye n'umutipe runaka we nibyakubabaza nje nago byambabaza kubera ko nzi ko icyo gihe Grace yabazi ibyarimo kandi agomba kumenya ahagarukira akwizere ntago nabimushyikira ibyo bintu mu bantu nakizera mu kintu cy'abagore ubu sinkabura kubera iki cyari banana semana nese ubu muri cyo nyirajya mu bagore babashugamame rega njyewe nkuzi nyine ku bwa byagiye tutari busubiremo birane se suzi ko byarangiye kweri kiriya gihe oya icyatuma gubijyemo n'ubu wabisubiramo kubiki se mva ko nabisubiramo ariko uzi ko navuga ngo ngende tera nese gutera ngenda batera oya ari igihe umuntu akubwira inkuru ukumva nyine ni inkuru ntagashyira mu bikorwa ariko wowe bisanzwe nkuko utera na shiri wawe se byoro bisanzwe umutera nyine mbwe ati nibisanzwe nkuko utera shiri wawe ntabwo ngiye navuze ngo ndatera kujya abakecuru bose batabihuruza no kwa Elvis ngo ba ibintu icyo uragiye ibintu by'abashugamami warabyumvaga cyane nyine ntabwo nabyumvaga ahubwo nuko ari ubuzima narindi muri none nese ubwo buzima kubizi ko byarangiye ntabwo mani kuvugwaho ibyo bintu rero nese bavuze kuri ari umushugamami oya n'umutinga n'umurezbienne oya ni igisi ni umukobwa uraho nyine none se yaje hagati yawe na Grace gute yavuye ahubwo se yavuye yaje nshaka iki
kari kimwe mutari kumva Ndikubaza, niwe yaje kunshaka ntabwo mbizi ndi kukubaza niwe yaje kunshaka rero yaje kugushaka yego arabivuga akankunda Grace barahura avuga oya Grace ubwo avuga arabibonye arabibona yego baza kumubaza ngo we abyumva gute arabasobanurira rero ahubwo njye uko yaje kurakara ubyumva gute njyewe gikunda byumva nuko njye nkunda Grace ibyo bintu ntabwo njye mbashaka no kubyumva uwo muntu afite umufungo se konze ko ntabyo nzi ngiye mufungo nayo ndarya yo hoye mana yanjye none se Grace ko yaba yararakajwe n'ubu ari uko bimbwiye ariko bimeze yaba yararakajwe n'ubusa kuko niba nta hantu wigeze uhurira nawe yaba ari ikibazo afite we ntago ari kubyizera niyo ntago ari kumva ko nyene uwo mukobwa twahuye gutyo gusa none uwo mukobwa yahise agenda avuga ngo twabaye n'inshuti na Elvis ngo turacata Grace ababyeyi nyine bimurakaza kubera ko mwavuganye mwabaye inshuti erega bivuze ko atakwizera burareka nkubwiza kuri Elvis iyo ukundana n'umuntu nyine uzi ko mukundana ari wa muntu hari kundana n'umuntu ukavuga ati uyu muntu ndamwizera iki kintu si yagikora noneho havuga akantu k'amagambo kagahita kagushitura kuko uzi ko nyine ashobora kugikora niba we yarumvise ko mwavuganye reba hashize ibyumweru 2 uri kumva ibyo bintu bibaye kugeza na n'ubu Grace nta nimero yanjye afata sibyo iwabo ndajyayo simubonayo uri kumva mbese no kuvuga ngo kuva yava hano dushwanye ntarafata phone iwabo simubona nyine nuko nyine bimeze nese bambwira ngo ibyo byenye nibyo byamurakaye cyane nawe afite ibindi ahugiyemo ahubwo cyangwa hari utundi tuntu mwarapfuye byibura ubwo se kutakabaza nimba afite ibyo ahugiyemo nabo nabyo birashoboka ibyo ni ibintu byamurakaza ku buryo namuhamagara ntafate phone nawe wasanga twihishemo rero ubwo tugasanga tukavuga ikibazo ari wowe habwa ikibazo kiri ahandi nabyo birashoboka ko buriya abantu bakundana uko ari babiri hari igihe mwashobora kukwihishamo kubika ikibazo runaka nunda ahubwo noneho ugasanga ikibazo akigize wowe kandi nawe ari mu bindi nyuma utekereza se ujye utekereza harakora umuntu mukundana ukaba muzi neza uvuga ati Grace ndamuzi ntabwo yabikora ubujye muzi mu numvaga nyine ari umuntu ntahamagara ngo areke kumfata ahubwo ikibazo ufite nge nicyo ni nacyo naje hano ngo utakwitaba nibwo bwa mbere bibaye kuva mwakundana ntiyari bwareke kumfata Grace ntiyari kumara n'iminsi 2 ataje kundeba mu rugo urukumva nanjye sinamara iminsi 2 nagiye kumura mu rugo iwawe yaba arwaye se arwaye se yagwara simusange mu rugo rugo gusa ndi kumusanga mu rugo sindi kumamagara ngo yitabe sinzi ikibazo afise sibwo turamenya ubwo wa mugani nabyo ni ikibazo cyo ngicyo namamagaye noneho na nimero yanjye atarayibloka reka namahagaze indi yumvisha ni jewe yakatiye se yagukatiye ntabyo nzi nyine nanjye ndi gushaka ko mu munshakira njyewe nta kindi gushaka basi umumpamagarire umunzanire cyangwa se umubaza ahari basi twamusanga muri famiye yabo muziranye wishutiye cyangwa oya nshuti hari ukuntu ugira ashira akavuga ati yarakoretse abashiti bo ndabaza ukagera uwo wamubaza nyese bwo nkaho wagenda baza ngo Grace ari he si inshuti uza kuba wabaza inshuti ya sheri wawe ngati ko Grace mushaka wamumbonera ni ikibazo keretse baye nta nshuti yiwuzi mani ngiye ntago mba ntagize reka nimba ngezeho umuntu umuhamagara akagukupa deja kongera akanakubloka wakoresha n'irimi numva ari ijwi ryawe akumva ari wowe akagukupa nese bibomba nta kibazo kibirimo nese bunje kwitabaza inshuti urabizi ko ngiye ngize ikibazo buri gihe ndaza nkababwira ati bimeze gutya mumbabare mumfashe mu bimfashemo urikumva uvuze kumba baruze gushaka uburyo bwose ubigiye ngo narindi kuvuga wenda kari wowe ushaka kuba ufite ikosa ushaka kuba umucima n'uwo mugore ahubwo ndumva Grace ari ufite ikosa ngiye ntago ndi kumucinya ikibazo we ntago ari kubyize we nekabyumva ne nakabifata ariko ngiye siko ngiye ntago namucinya ntago wamucinya ntago byako ubu none ka zadiru z'udufaranga ntago kizigenderamo z'amafaranga mwakoraga mbere z'amafaranga nabona gukunda amafaranga cyane ngewe rero byantangaza uba utakizigenderamo ariko byaba ari narabyiza ngewe ntabwo nkibigendera kuva mani igihe kuva zirasaga zose zambayeho banjye nahise ntuza nyine nshira agapira hasi ese ubivamo ariko ndabona waranabyibushye usigaye uterura utwuma ese nakora iki ko akazi kabuze akazi kandi ubwo ni ukuri guterura utwuma niko kazi kari ukwirirwa mu rugo nkajya nabyuka nkajya guhiga nabona ibyo 3,000 tayari nkaryayo akazi no gukora umubiri nkaba yase gukora umubiri hanyuma uyu munsi rero wenda ntumeranye neza nawe ariko uko biri kose reka tubare mu minsi ya mbere muri kumwe iki kibazo kitaraza hagati yanyu wenda ngaruka kwitaba yego
Grace umubona gute nyine mugiye maze mukunda na hari gikunda n'umuntu ukabona harimo akantu kavuga ati uyu mukobwa nubwo dukundana sinamushakaga umugore wanjye. Grace umubona gute mugiye mu maranye pe kuko nimba umukobwa yarifasha akangiza ni wabo urikumva ni nacyo kibazo riga mfite yakweretse ababyeyi yego ni nacyo kibazo riga mfite Grace ko yemeye kunjyana iwabo abakobwa bandi bo baravuga ati katwe dukundana hirya n'ababyeyi batanabizi ku buryo byashika tukatandukana ntibinamenyekana ese bara yafashe umwanzuro akangiza iwabo bakabibona nene nafashe umwanzuro ndamuha n'impeta nubwo ntabibabwiye mwebwe urikumva anasombwira ngo akakanya yarakajwe n'iki gituma atamfata kuri phone. Birakomeye iby'inkundo rero reka nkubwira ibintu byo gukundana bura ni ibintu bibamo ibibazo byinshi biragora hahandi nyine nkawe tuvuga ubu ngubu iwanyu bari bose bazi ko mukundana na Grace yego kandi bashyigikiye urukundo rwanyu none uyu munsi waramubuze turi kurangisha ubwo nukurangisha ubwo turi kurangisha umuntu wabuze tuba ariko tubivuga nyine none ubwo turavuga ngo turi kurangisha umukobwa witwa Grace wabuze wari sheri wa Elvis wamubona tuvuge ko yabuze ku buryo yavuye muri Kigali yego tabizi se ko numva nayo nta makuru bifiteho ngiye sinzi nyine ngari he sinzi ngabarizwa he nimero ntafata reka kuko ugende umva ndibuze no kuguha nimero kamuhamagara ukumva kagufata kuki ariko nukuvuga ngo simbizi ariko uko biri kose ngiyewe nari mfite nimero yiwe mu minsi ishize wari wambwiye ko wamubuze ndamuvugisha kuri telefone nari ngiye kuguhamagara ariko nyine ndi kwanga kugira ngo Elvis atabyumva cyane ibindi wanshakira we tanzuri ari wowe munyamakosa ushingiye ku kisi gutuma guhamagara rimwe kabiri ni gute sawa gahicara uzime neza zana ko gatebe ni gute wowe uravuga ngo umuntu ngaguca inyuma kandi umuntu araguhamagara ntakubone usura kumva ikibazo atari wowe yego se uragusanga ikibazo atari njye kabizu hafi aho se nyine mugire nasira no gusuhuza sheri ibyo byihorere ni koko wabuze ko hano abantu ko bakubuze bagahangayika bande reba ruguru yawe urahita umenya umuntu yabo ntago ari ngombwa se kuri kumwirengagiza mwirengagije ute isi kwabaye kiragiye kandi buri mugambo umunwa wari ufite turi kumwe ndabiro araje baza umuntu yaje ntanansohoze basi hagari wakumusohoza hagari ngombwa cyo twari dufitanye gahunda impeta naguhaye basi iri iki impeta naguhaye ni ngombwa se yo hagari wako impeta kuyambara se ngombwa kandi ubona yahinduye urwo mpaye imeze gute ngize ngo niyo yambaye aho ndasingiyona n'impeta waho umugore wawe mu ase gravite byawe man ko wahinduye ahubwo wowe bite byawe ni koko wahinduye numva ukuntu ambaza ngo bite byanya ahubwo wowe bitebye ikibazo afite yagishatseho ahubwo akakimenya akareka kumbaza turi gupfa iki se basi ibyo uzi nawe by'ibiki se kandi ushize twapfuye iki se nese byo nibyo gikomeje ku buryo utamfata na phone yanjye cyorere shamba barira none se Grace wenda reka mbare wambaza kuko Elvis wavugaga yuko ufite ikibazo cyuko afite undi muntu ku ruhande agucaho inyuma uracyabihamye ibyo bintu inde Elvis kafite uwo wancaho inyuma undi muntu ku ruhande ushaka kandi baba bari kumwe hano nise turi kumwe hano tuba turi mu rugo cyangwa tuba twagiye gusambanira handi byose birandeba njyewe wavuze ko tuba turi kumwe gutya nta kibazo byawe ntacyo bigutwaye siko ntiwabivuze ibyo ntacyo bintwaye nyine ariko mvuze ko muba muri kumwe nese aho muba muri hose ndabareba kuba bari kumwe n'icyo kibazo ya hari umunsi n'umwe byibuze ari bwabona njye nawe turi kumwe ahandi hantu atari hano nabibona gute se simvaga se adafite ikibazo man ahubwo ngo nari nzi ko ubizi neza nyine ko baguca inyuma ubizi neza we ngo yabyumvishe ngo barabyumvigoye kandi basohokana basohokana gusa ni gute
gute abantu basohokanye Nese kamanda kubaza byibuze warigeze usibye umunyamakuru aretse kunkoresha akaba ari wivuga gutyo wigeze bana genso kanura mukobwa tuvugishije ukuri utambeshe wabibonera he nese kuki ubyumva nyine ukabyizera nese ubundi ubwo ngubwo naza kubacunga nkabirukanga inyuma ngo ngiye kureba ko mwabonanye nese uvugishije ukuri Grace mbere no kuyarameze kuwa ngo warahindutse ngeye Elvis yambwiye ko wahindutse ngo atazi cyaguhinduye ahubwo ngo ari wowe ushobora kuba ufite ikibazo ukaburi kumwihisha yakubwiye ko nahindutse ibaze ko Grace mbere we yakubwira ko nubwo yabona ngo wagize iki ntacyo byamutwara kibazo ibintu tw'ubugoryi ngutwo tutigeze tunabaho none nk'ubu uramutse usanze bari kumwe basohokanye cyangwa bari mu cyumba byagenda uri kumva ndi ubugoryi ubwo mbaye ikigoryi ninde se kubwiye kuri ikigoryi ariko mana yanjye we ubwo mbaye ikigoryi nyine nese ngenda kubwiye kuri ikigoryi kandi ubivuze ntabwo ari wowe bivuze hari undi muntu uri kukubwira nese base mbwira ushaka ko tubigenza gute base inde se ubigenza ahubwo wowe ushaka kubigenza ukemura ibyo bibazo ufite urebe ko njye nta bibazo mfite nabikubwiye ko nta kibazo na kimwe mfite nese umuntu utemera ko afite nese njemera ntarabikoze nyine niwe ntabwo nese nemera ibintu njye ntakoze njye nta kintu na kimwe nigeze uwo nkora mukobwa yarakoze ikintu ushaka ukemera mu buryo bwo kugira ngo ugabanye nyine itiku kuko n'ubundi byavugiwe ahangaha sibyo ntabwo ari ibintu nagiye kumvira ahandi byavugiwe ahangaha yuko basohokana nimba ari n'uwo Jojo wabivuze ntabwo mbizi gusa nabyumviye aha urizera ko kuko yaba hari ukuntu ukundana n'umuntu ukaba umwizera ukavuga ati iki kintu ntabonye akikora sinakemera ko yagikoze ntabwo wizera Elvis ko atabikora ariko nanjye mbere nta kibazo nari mufiteho nese ngo ufite icyo kibazo cyaho ngaho se ariho nakigize ubwo nuko nshaka kuba nkeka ko ari byo kuki se mbere wowe utabikeka ibyo ni impamvu ubwo byize uyu munsi rero ubwo byize muri iyi minsi tuba ariko ubwo byize mwe muvuga ibyo mushaka nese base nimba ashaka ko dufate urugero ko ashaka ko ngabanya ngo ibyo bibazo arimo aravuga bituma akuramo impeta namuhaye akayisimbuza iyindi ikintu cyo kuramo impeta se kivuga aho gusa afite ikihe kibazo yabanje agakemura ibibazo afite ubundi ibyo by'impeta bije bite mu cyanzanye ko bitarimo nese weshishoje neza urukumva ari ufite ikibazo man uzi ko bye byamvanye mu rugo nkaza gushaka keza kugira ngo azi base ndebe ubujya ko mbona keza waduhuza se oye kugira ngo ibibazo birangire muri abantu barabiganira nese ko naguhamagara ukanga kumfata ko wamburotse uragira ngo nzaje ngukura he urabizi neza ko nakuburotse ndabizi nyine nuhamagara ugasanga sinakuburotse nese ko kinda guhamagara nyine nkumva ntiye nyine nuhamagara ugasanga sinakuburotse none se umuntu yumuhamagara ugasanga ntiriho biba byagenze gute izindi mpamvu zawe kuko Izihe aho mpamvu? uri kumbeshyera njye nawe nagize nk'uburo yabwiye ko mutavugana ngo akaguhamagara nese nimba nguhamagara fone njyewe yawe telefone nkasanga yanjye ntiriho singiye hano sinje ntabizi ko turi buhure urebe izina rya Elvis nimba hari ibintu biriho namuburotsemo aguhamagaye ubwo byakunda amamagaye byakunda hama se nkaba naje kwibaraguza ko naguhamagara ahubwo ibarize impamvu nawe uza kwibaraguza Grace mbere cyagiye muri wa munsi umukorera anniversaire mware mukundanya akantu uyu munsi ariko bitandukanye na cyagiye biragaragara rero ko hagati yanyu harimo ikibazo ahubwo nifuje kumenya ikibazo nyamukuru ikibazo umuntu ari kuvuga ngo naramubroke siko cyumva ko nta kibazo mfite njye nta kibazo mfite telefone yanjye nta kibazo cyayifite sindanabona wamamagaye uze ko ari kubeshya njyewe niko mbibona nese ko ntaraguhamagara koko ngereka koro yawe muri telefone yawe zigaragaza yuko wamamagaye telefone ugasanga ntabwo iriho twemezera ariko uko biri kose byibura hagati yanyu ngebwo ndi kugira ngo numve ko nabunga ariko nabuze aho mera mwese muri guhakana mwaravuga ikintu ndakagihaka nese turamenya uri mu ikosa yemera ikosa kugira ngo nyine nemera ngambwira ikintu nemera uri mu ikosa nyine naryemera ko ngewe dore ahantu nese siyavuze ikigaragaza yuko tutavugana siyavuze ko nimero yanjye bitariho se siyavuze ko namuburotse se nahamagare nasanga burotse ndemera amakosa koko se turetse ibyo kumuburoka ubusanzwe nyine iki kintu cyakurakaje cy'umuntu wumva ufite ishingiro cyo kumva ko umuntu ari kumwe n'undi ugahita wumva ko yaguciye inyuma ko ari kumutera oya hari igihe aba atari ubwa mbere ubyumvishe ikindi gihe ubyihorera ubyirengagiza wenda ukumva byabaye byinshi bivuze ko atari ubwa mbere bagusanganye n'umukobwa urumva ko atari ubwa mbere bansanganye n'umukobwa njye nta mukobwa nigeze asangana nawe nimba byemeza nawe ngo aho wicaye nyine nanjye nicyo kibazo mfite hari n'abantu bavuga ibintu ubwo nyine nabashaka kudutandukanya bihangane babigezeho
ntibishimye ese niba ubyemeye ko bahari waretse ko agaciro kumva ko ari abashaka kubatandukanya nyine ibyo nge ntago mbizi nese ke nimba umuntu adafite ikibazo sibyo buriya bajya bavuga ngo reba nk'akantu gatuma mupfuye dufate kari akantu dupfuye byatuma uvanamo impeta ukambara indi mpeta tuvugishije ukuri oya tuvugishije ukuri nawe akantu afite kamuvugishije niyo meta iyo meta ngo kamvuye yagiye icyambere cyamvugishije nuko nakubuze nkaza nkanka nyine wayiretse iyo meta ndahiretse kubera ikikani ako reka ngo nuko nakubuze wenyereka ko wambuze ariko bite byawe nge nuko nafurika nze ngo hamagare mpamagara ukeka karo bwa mbere naba ngo hamagara mpamagara nyine nyine se kuki wetu kucyumva ko wetu ambroko ese naje hano nzi ko ahari kandi avuze ko yaje yambuze nese waguhamagaye se nguyu suze ko ari umunyamakuru nyine nenda kuba suze ko ari umunyamakuru ngo duhure se nyampamagaye ngo duhure ariko nibisanzwe ibyo bintu abanyamakuru barabikora none utekereza ko naje ngatekereza ngo yamamagaye ngo muri na Elvis ukeka se ntabyo wati akamana yani none ukibaze none kavuze ko atari kuza ntago nari kuziyo menya ko hari none kucyumva ko nyine kuki nyine wumva ko nta muhamagara nga nkupe nyine we hamagara nuko nta mente mfitemo nese ko gutinya kubihamagara hamagara kuri amate mfitemo nese nimba nawe ufite ubwo wamamagaye ryari kandi nese umwe ko nagwamagaye uyu munsi ni ibintu bimaze iminsi umva nkubwire niba akubwira yuko atari kwemera ko mubonana iyo mubwira ko nyese ntabyivugiye ubyumva nyine urabyumva hanyuma urumva ko hari ikibazo ndakubaza nkawe nyine nk'umusore uri wowe ku giti cyawe ikibazo ariko ikosa ari kugushiraho ry'uwo muntu nawe uraryemera cyangwa ntabwo njye ntaryo nyemera ndaryemera se yigeze nsangana nawe ujye turyana rero ndumva nta nikosa afite twikomereze hanyuma ibyo wambwiraga mu kanya by'uko atakwitaba nawe wambwiraga ko hari ibyo bindukiye ko abarimo nk'uko wabimbwiye bari kubimubwira none bivuga nyine bimubwire nise nimba umuntu atakwitaba akantu nk'aho gato kakagira impamvu sibyo wambwira ngo ibyo ni ibintu byatuma reka kunyitaba cyane nawe ufite ibindi hugiyemo nyine ubwo nyine nawe ufite ibindi bintu hugiyemo nambwiye ngo nimba mamagara nahamagare telefone yanjye nese kwitaba reka tubireke ibyo kwitaba nigute se tubireka kandi ariyo mpamvu yatumye aza hano sicyo cyamuzanye hano se ariko indi mpamvu yamuzanye iyo mpamvu udafite kiriya kibazo cy'uriya muntu nabwo ntabwo byari muri ntabwo byari kuba ikibazo n'iriya mpamvu yakurakaje yego mukajyana ako kabazo naho guhamagara no kudahamagara byo ndumva bitakabaye ikibazo ahubwo we yambwiye ati Grace kuba tudahura kandi dufite ikibazo ashobora kubona ahubwo hari ibindi arimo ashaka kumbwira atavuze ibyo ari byo nese sibyo byibi nyine nibyo byibi nese impamvu nkubwa ngo nibyo byibyo imetiri nese ibyo ni ibintu byatuma ukuramo impeta twatandukanye se ntitwatandukanye nese twatandukanye ku buryo wahita ukuramo impeta twatandukanye nyine icyo kibazo njye nansiganye kumva ahubwo utari ufite nese wumva ngiye wumva ahubwo narimo ndagwa mu mporero ubwo nyine twatandukanye byarangiye kuko umuntu yafaye umuntu afashe umwa twaratandukanye ahubwo utamumenyesheje se disi kandi yarabibonaga navuye hano ngaho ntavuganye nawe telefone yanjye cyazi ntabwo nigeze nyikuraho nari ngo nigeze nyishyiramo ngo ikintu kiri gutuma atamamagara gusa sinigeze mbona yamamagaye kandi telefone yanjye ndayifite hano nese yivuze ngo twatandukanye reka dusipoze ko reka dusipoze ko twatandukanye sibyo wagumijeho nimero yanjye kugira ngo nzaguhamagara unyitabe kandi twaratandukanye nese ngiye abantu bose twatandukanye bivuze ko tutavugana kuri telefone abayikisi muravugana cyane bitwaye iki ubundi akenshi ufitanye ikibazo n'umuntu bikageraho mutandukana hari ukuntu byibura ubimubwira akabimenya Elvis igihe duherukanye none ngo yaramumagaye byibura hari ukuntu utandukana n'umuntu mukaganira nyine ukamubwira uti byararangiye nyine mukabimenya mwese ariko we mu mutima aravuze ati nese ngo ampaye impamvu nategereje ko impamvu yumvika wombwira ko iyo mpamvu yatumye dutandukana ye nategereje ko umuntu anamamagara ndaheba sibundi wowe wumvisha umuntu ategeza guhamagara wakeka iki kibyo wavuze ari byo nimba ibintu bavugiye hano kuri kamera ngiye narageze mu rugo nkabona umuntu ntamamagaye cyumweru giciyeho 2 3 ataramvugisha ubwo we wavuye hano yavuye hano avuze ngo iki yavuye hano avuze ngo nyambwa ati reka tubikemurire hano n'abakunzi bacu babyumve bagira icyo baduhanuye sibyo mbabara amahoro nditaye tarivuganira mu rugo sibyo ugeze mu rugo warampamagaye nyine waraje urumva ari ngiye wari kuguhamagara se urumva ari ngiye wari ufite ikosa nese hagati yanjye nawe ninde yaragiye arakaye si wowe ufite ikosa ufite ikosa ari guhamagara mani sha Grace sinkobeshe manje njemba barira kweli uvuga ko uyivumbuye agatagiye nje narivumbuye ndamubwira ngo murugo ndigendera ngera mu rugo niwe bukuvugisha niwe wari kumamagara namwe ati ibyo ngibyo bimbwirire mu rugo ntiyamamagara cyumweru kimwe kirashira 2 birashira 3 birashize nawe ntiwahamagara mubaze iki se kandi mubaze iki
ko ikosa yari yaryemeye njye ibyo byahise binyereka ko nikosa yaryemeye kuko nimba burya umuntu bamuvugiye hano ikintu bakakivuga mwagenda no hanze niyongere kuguhamagara ngo si wowe utekereza iki ko mupfuye niba aranamukatiye se ko mupfuye hose ntamukatiye se yegeze amamagara ngo tunavugane kandi uvuze ko twatandukanye nyine njyewe narabivuze nayagure gura amayinite umuhamagare nagura amayinite nizubwo mvuga ngo ubwo ubundi nyirizina mupfuye ko utamuhamagaye ibyumweru 2 bigashira none icyo kintu mupfuye bije kurangira ikibazo ari uguhamagara erega biri na seriye none se ni gute umuntu arabizi neza niwe utumye njyewe niwe watumye ndakara ndi hano ndatashye ese wowe ke urumva ari wowe uri njyewe umuntu umushwaniye hano wumvishe kandi ikibazo kimuturitseho ukagenda urumva ari wowe nawe n'indagakwiye guhamagara undi ndetse we arabura gufatira ikibazo arimo aravuga we uri kurashaka gutahukisha abantu ngo bumve icyo kibazo wumva ko cyabaye nticyabaye twicaye hano ukacyumva bakivuga kuki utamamagaye se ngo tukiganire nkuko nabikubwiye wese kuki utamamagaye we ntabwo uri umuntu urumva nawe mfite ikibazo cyo kuvuga ngo ngiye nkanire nawe kandi kuki tutaganira cyabayeho mwese mwihagazeho simuhamagara none ati simuhamagara arabyemeye noneho ko atamamagaye kandi yari kuvuga ngo yaramamagaye ngo ndabyemeye ko nyine uwo mugihe uwo munsi sinaguhamagara weretse ko ngo wazi igihe kingahe tuvuganye simbimweretse se nyine wabimweretse nimba uwo munsi ntaraguhamagaye bisipoza ko undi munsi ntaguhamagaye kandi namweretse igihe muri telefone yanjye yarukiramo kumamagara nakubwiye ngo gura amayinite umamagara ibibazo wangurije kuri telefone oya ahubwo ibibazo ari kuvuga byo kutamwitaba twumve kuko nimba ntaramwitabye Samana muri gupfa ibintu by'ubwa ibyo rero mubireke ngenda nitahiye rwose muri gupfa ibintu by'ubusa nuko nese ubu yera ngo nzongera kugaruka hano mani mujye mu mumagara okay umva nkubaze Elvis uracyamukunda ibyo ntabwo nshaka no kubivugaho akoze wakunda umuntu wakatiye ntabwo nshaka no kubivuga uragira ati nge twaratandukanye burya umuntu mwatandukanye ntabwo wabukiye Elvis urumvise ko nese nimba nge nabyo numvishe kubivuga se bisobanuye iki si benshi babivuga kubiturushya bikwereke aya ngabo kuki umuntu ababwiza ukuri muri mwumve wamumbwiriye ibyo ni mu mahoro katira umukire w'akarongo na si ako grace ari kubisekera kandi mwe muri kubisekera muri kumva bisekeje ari neza kubwira bagukatiye aho kugira ngo nise bankatiye ugeze ibyumva bankatira njyewe okay mo bebe sheri ngo somagora sheri bari ngewe ugiye kubizira none kuko arabizi imana aho yarabizi nawe ariko ubujye mukunda munago ngiye ibyo arimo arambwira nago ndi kubyumva reka jewe nimwe ngo twapfa ngo bamubwiye ngo yumvishe ngo twasukanye n'abantu ibyo n'ibintu baza kumbwira ngo twatandukanye nese nimba twatandukanye gutyo afite nakubwira ngo nimba arimo avuga ngo twatandukanye afite impamvu ze zimugenga ko twatandukanye umuntu mutandukana ibyumweru bibiri agatayambara impeta y'undi muntu urabise ko ari indi muntu ko wavuze ko iyi mpeta utayambika wowe ubwawe urivugiye ngo iyi mpeta ntabwo ari impeta wakambika umugore ngiye ku bwanjye ku giti cyanjye nyine ntabwo kucyumva ko hari undi nyine yayikwambika ko hari undi se wabikora yafata impeta iciriritse gutya akayambika umugore ahubwo wewe ufite izindi mpamvu wakambwiye ati oya we mbwira nti sibyo nabonye undi muntu mbyumve nyine mbimenye mve kubintu nta kintu kibazo cy'impeta nyine ufite ikibazo cy'impeta okay wamugana uko bivuze hari undi muntu wabo we mbwira ati hari undi muntu nta kumbwira ngo wankatiye se gute ntawe nta nuwo neganya nese kuri kuburana kugira ngo wenda kurwana ngo wankatiye gute nite uziko bibaye ikibazo agiye kumbera nk'umukobwa nabonye muri filime akavuga ati ngiye nyirukana ku kazi gute na boss akaza akamwirukana ati wapi nge ntago nagenda nese nimba nta muntu we yareka nese nimba nta wundi muntu nese impeta yambaye n'umurimbo ni umurimbo nyine areka rwose ugiye ngo wankatira gute nese nyine nkatira kubera iki bati barakumukije ushaka kujya kwa wundi noneho mubijyemo neza kuko n'ubundi byaje uyuhe shakeza manje bagushinza nyine ntukabusekera mu mwana kwitabaje mbike ntago makutabaje ngo bimuze munsi se ko ndi kumva byarangiye nge numvaga hakiri akantu kagatima byibura muntu erega niyo ujya kunga unga abantu bafite akantu byibura bacyumvikana ko mwebwe numva mwabirangije mwarabirangije ndege se twabirangije we yabirangije naga ari nje nawe yabashaka ko twiyumva none urabiza abantu nyine badakunda amatiko yaza akanavuga akanumva nabirenza akavuga ati nari binda byemeye musabye imbabazi uzi umuntu mba bikarangira umuntu nise imbabazi ziyekose urumva ko aracyanambye nawe rero ntago abishaka igihe azumva kumfatirana man nese nsaba imbabazi ziriyekose nakoze iki nakoze wowe uri umwana wo gufatira nyine wowe yaburi nta kintu kimwe ntakora gusa yikitwaza ngo nakoze ikosa ngaba ari byaheraho ambwiye ngo nsaba imbabazi nazo musaba bisa nkuko namukorera ikosa risanzwe akomeye ngo nsaba imbabazi ngo kubera ngo wanciye inyuma nganiriza nese byemeye wabiki nemere byo nakoze
urapfa se Nyese nimba ntari Njyewe mfite ikibazo kimwe je naguhamagaye kugira iyo yambwiye ko yifuza ko nabahuza nyine mukaganira ku kibazo cyane muri babiri muri kukiganira ariko n'ubundi ndabona nta gisubizo oya Njyewe ndita nimba ndi usaba Sicyo imbabazi bamwumugariye. nambwiye nsaba imbabazi bisanga ko ntambwiye ngo nsaba imbabazi kuko ngo nabonye usohoka n'uriya muntu ngiye ibyo ntabwo nabyemera byihorere nyine None. ninde se undi uri kuguhatiriza ntabwo uri kumpatiriza hari uguhatirije ngo usabe imbabazi se? nuko nari gushaka kunyanga Zihorere. ntabwo ndi gushaka kunyanga Ariko. cyane rwose televiziyo ni kuribona uri kuvuga ngo mbojyana umwana uri None se uragira ngo mbigenze gute? rwose sinshaka ntabwo ushaka kwanga Mwana. kandi ushaka gukora ibyo akubwiye Sashaka kuri kubwira ibiki asemani ibice mbwira ambwire nyine mbwire nkori nifite nkori n'inyota mani mundeke nigendere umukaraga akantu basi turebe ko acurura nawe zamani ndabona akantu mara muri cyo kubisekeramo mara ntabwo bisekeje urumva ikibazo wacu hajemo n'ikibazo cy'inyota wowe mukaraga karawundi wenda biragenda neza nese ubu ngasegra basi mbwiza nimba mubona nta kindi kintu ngiye Oya. mufite kumbwira mureke ariko nitahire hano hari umuntu uwo muntu umwihorere mani niba ari uyu nguyu umwihorere ese umva ubundi ndasaba imbabazi ngo bigende bite none se we ko wanze kuzisaba wowe ubwawe warangije kuvuga ngo ntabwo wasaba imbabazi z'ibintu utakoze Nese narabikoze. niba wumva utarabikoze gumana n'umutima wawe ugumane nawo mwiturize hari ibindi hari umuntu wundi uri kumushyiraho pressure ubwo reka ngo uhumurize uzabona undi jewe nusi ubwo nta kindi cyo gukora gishoboka cyane umwana ati Grace ati byararangiye ngewe nandeke nawe utisi cyakundeka ese urizirika ku muntu ku ngufu sureba ibintu ukuntu ariko arifata ariko aritwara sibyo wewe nyine uraza ahantu twavuye sibyo ibyo bimbwira mani ngiye mbabarira wewe warabibonye ariko aho twavuye urahazi sibyo Jewe nimba umuntu adashaka kwemera ikosa kuko n'ubundi nabyara mukobwa ni mwe mwabizanye ubwo ivuga ati iyo uri yuza kuza ukambwira nti Iyo njyewe oya ndakuza nkuye cyane nkuko iyo nduza kuza nkuko we waje ukavuga service ndagukunda yuzi wumva kambwira ati ushaka ninako ko nje mumenya kwiruka oya iyo uvuga ati ninako nje ndakubwira ati turanganye nkabyumva basi nkabimenya haba kutamamagaye ngo mbikubwire nkuko yayitembera aza kumbwira ngo dukundane ni nako yambwiye ati nako nshaka muri kugenda oya gushyira imbere muri we ngo waje wese cyo gushyira imbere ntago ari cyo gushyira uri kumvikanisha ntago ari cyo oya ntago ari cyo gushyira ahubwo we wari kumbwira ngo sibyo ibyo nibyo nakubwiye mbere tujya guhuza sibyo mbonye ko nakoze amakosa ndisubiye nkabimenya uri kumva ntugu utari gushaka wese wabivuze nayo ko njye sinde gukatira kubera kikani nkukunda ariko umuntu wemene gukunda no munashaka yego nyine yaza akabivuga nibyo ndi kukubwira iyaza njyewe nzahe ni iyo nzahe se ubundi biza ko nkunda waje ujyahe nze kuri kamera urumva byose ngomba kugenza kubikorera kuri kamera hano ndi gutanga ni amatangazo se ngenda abanyamakuru Elvis wenge kukwangangaza gutanga itangazo kuri televiziyo wowe wagiye ni ibintu byinshi wagiye umfashamo sibyo reka na mama manje rimwe na rimwe arigimba ni napo wowe undi mwaye nkumbonye naba n'umusazi rimwe na rimwe sibyo None urumva je ntago ndi buguhatirize ngo nkunde pe nanjye rega ntago nkuhatirije ngusaba imbabazi sibyo nanjye ntago ntago ngiye kuguhatiriza pe sibyo ngiye buri muntu wese muha umwanya we uko awushaka we nimba wumva ko nyine byarangiye nawe banza ufate witekerezeho oya ku giti cyanjye ndabizi ne ku giti cyanjye sibyo nimba mvura udashaka imbabazi igumiraho je ndagukunda nzi gusabira hano kuri kamera cyagiye warazimpaye wambwiye ngo iki nase undi yasabaga izikira ubwo icyo gihe yasabaga izikira oya nawe ndamubwiye ati vayo tubiganire haranga ati wambabari yarabyanga sibyo byose tubiganire kuri kamera naze tugende tubiganire mu rugo asigara aha ngaha nditaye kutamamaga ngubwire ngo ni ngombwa ariko ngo ari njye nawe ndari ufite amakosa kurya hamagara undi Elvis gukunda umuntu n'uburenganzira bwawe ariko nayo gukunda n'uburenganzira nise namubujije riga gisa yimubujije ati ngiye byaranze ndabona bitakunda nise riga ikibazo icyo nicyo kibazo mfite ntiyaje ngabivuge abivuza bigenze gute no sibu ntayoke iyo ntaza ngo nkubwire muyerekere mu bivugane n'umudi natashye ndakeka n'ibyo ushize mwaganire sinari imari ariko reka turekere kuganira n'ubundi ntacyo ntakiri burengeho kirenze iki ntakiri bukemuke ntakiri bukemuke uri kumva utazajya gukundana ariko mana yanjye gukundana nawe utinumva utinye njye nakubwiye ngo usabe imbabazi none uri kongera ukagarura ibintu ariko we niba ari urukundo rwakwanye mu rwiki rwa Grace simbizi njye nakubwiye ngo asabe imbabazi aravuga ngo ntiyasaba imbabazi ariko mva ibintu ari kugarura kandi utasaba imbabazi njye nakubwiye ngo banze wemere n'amakosa usaba imbabazi nimba udashaka ibintu by'amatiku yabyanze ubwo se ari kugaruka mu bintu by'inkundo gute
ushaka urya umukunzi oya we mbwira basi niba tuzongera gukundana umva amahoro nitahire ngende gushaka ubimbwira mu minzira umva mbabarira nitahire ntuzongere no kumpamagara mu gihe Elvis atarakubwira ngo twavuganye kuri telefone we yanyihamagare turanabiganiraho ntazongere kukubwira ngo umamagare nze hano nzongera ngiye nimenya ko bimeze nahisemo kwirirwa nibaraguza ngo ndakubaza kuko ndabona n'ubundi byaramaze gufata indi ntera mwamaze no kubyikemurira ubundi nuko Elvis ataremera ukuri ako nemera ukuri kumeze ni wowe wanagutangiye mbese ukuri n'umurambwa nemera ukuri ibaza umuntu ariko ke tuvuye hano dushaka ndambwira ukuri ushaka nemera navuye hano ari ndufite ikosa suyo ngo yari ufite ikosa irihe kosa nako ndambwira iryo kosa nakoze irihe nyine aya nta kosa none se nyine arimo aravuga ngo yavuye hano mpuzi kosa irihe kosa nakoze niyo mpamvu rero yakumva ko ngiye ngomba kumuhamagara umunyamakuru ntiyari uyu nguyu yabivuze nimba ari nta muntu uramenya ikosa rihari rero munsi tumbiza none se nimba nta muntu uramenya ikosa ko ridahari sibyo urimo urashira imbere kunyanga ngo bigende gute wewe wikirira ugaruka mani ibyo bintu byanyu nta nubwo mbishaka none uko no kwivumbura nk'abana ngafite impamvu ziyo ni kubibabwira ko nimushaka kubyumva mushobora kuba mutazi ibyo mwaje kuganira aho ngaho ugomba gukora sawa rero Elvis reka mbwire ikintu kimwe sibyo hari igihe rimwe na rimwe sibyo abakobwa banyivumburaho si ujya ubibona hagiye byagutangaza ejo ubonye bimugaruye na wenyine kandi njye urabizi sinjya nisubira bimugaruye gute akaba ari ugaruka akaza kugusaba imbabazi ntabwo uri kumva ko byashoboka se ubukana nduzi ko ari ubukana afite n'ubugare n'uburyo ari kubivuga ndabona byagorana ntabwo yagaruka simbizi si ubyibuka kuri wa mugore wa mbere ngira ngo urabyibuka mwana njye reka mbwize ukuri Grace ndamukunda pe gusa nanone sinamubuza uburenganzira bwe umuntu ufite undi muntu ku ruhande kugukunda ari kwikaraga ngo ngiye naragukatiye ngiye kandi ibyo ntiyimubwiye ari hano uri kubibwira giye uri kuvuga ngo umuntu mutandukana iminsi 2 3 4 agatakuramo impeta yawe sibyo gise babisobanuye abari impamvu ariko nyine urabona nuko ameze ntago ari kukwinginga nta namba ari kugutereta ntago ari gukeneye kuvuga ibintu byinshi ashaka ko nsaba imbabazi ku makosa nge ntakoze nshaka gupfukama kandi ibyo ngibyo rwose umuntu akora ikikuri ku mutima niba bita kuri ku mutima bireke reka reka nge ntahe kandi ndabiza azakubwira niba ari wowe muzongera mukunda niba atari wowe uzashaka abandi nta mpamvu nyine yo gukurikira umutima udashaka ikibazo ni ngerera nanjye kuntu nteye shobora kutozongera no kubyemera rero buri Grace wazi ko namuhaye twafite nk'amahirwe buri nese nari mbuza abandi bakobwa ngiye banze inyuma basaje hari inyuma ari kurenga mubwira ijambo rimwe dusoza nawe nkwereka utahe dore burije singahambwira nk'ikintu namubwira umere umubwire gutya ikintu nakamubwiye ntabwo yicaye hano ngo nkimubwire nakamubwiye ko mukunda cyane kandi nshaka ko dusubira bikumva kondo we nibyo nakamubwiye ariko ntabwo ari gushaka kubyumva sibyo rero Elvis wenda uko nari nashobojwe niko nari nabigenje ariko ndakubwiza ukuri ko nkuko bivuze koko niba gukundana wazongera gusabe ko mwasubirana kandi ibyo bizaba cyangwa nubwo bitaba wakundana n'undi ukundana bura ukundana n'ushobotse iyo bijyanye ngiye barakunyanga simbyanga ahubwo se hari umuntu akwanga kwanyira ikintu nyine gifatika ikosa rifatika ryumvikana kumva ngo Elvis ngo twumvishe ngasigasohokana ngo nanuza ugatufatira ibyo bibara byatuma bitandukana cyangwa uba ufite ibindi bintu byawe mu mutwe utekereza aba hari ibindi ndetse ngiye barabizi ko rimwe na rimwe njya ncamake gufuka amaranga mugati mbabara byananira ahubwo byananira nese cyaka ko nabinanze kubikora ko byonanira ahubwo ngiye nanze ngiye kurengana ngiye simundi umuntu ndenganya Elvis reka nkubwire ngo ihangane nyine niko bigenda mu rukundo abo kubabaza no kubabazwa ubwo nyine nicyo gihe ugezemo ariko mwe mudukurikiye nkuko mwabagiriye inama mukomeze mubagire inama uko icyo mwumva cyakorwa cyangwa icyo Elvis yakora mureke yakomeza hatirize bizakunda ashaka undi bigende biti reka nizere ko muze kuza kubagira inama muri comment ndabashimiye cyane nshimira by'umwihariko bakoze subscribe ndagushimira cyane nsaba nawe utayikora kugira ngo ujye ubana natwe umunsi ku wundi ukurikirana ibiganiro byacu ciao ciao